ntimwitware neza, ariko ikintu cya mbere ni discipline, kuko impano mufite zo mwazibyaza umusaruro mufite discipline, kuko uyu munsi tugana mu murenge baratwiza ati mutegura igitaramo muze mubyine, tukajya n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, aho kubera ikibaho tubonyemo discipline. Rero namwe mugerageze discipline aho ku ishuri mwamuri ako gatsinda kanyu mukaba mufite ukuntu mwebwe mwiyobora cyangwa se mworganiza ibintu byanyu, barashoboye. Ikibazo urabona babaza muri mwese muri turashaka ko mwifatanya nawe. Tayari, ese baby uri tayari, urabizi, ese baby urabizi, ngurukundo ngukunde se uraruzi. Mire mire, dore ibirenge bizanye inkuru nziza. Joyce ni umukaratika, ni umwana w'umukobwa w'umukaratika. Uri umukaratika? Yego. Ubu ngubu wankubita ingoma nkahita ngo pfiri. Oya, ni discipline. Mwisi y'inzozi turi kumwe niyo nsinziriye, icyuya mu gahanga umunsi urashize. Amejibu kwa wagandi wana, amejibu mayoyo wangu. Esara chiza n'inkovu zigashira shira, arazura kazura n'abagihagaze se. Uri shit ntabwo wamambye, ndi agency ntabwo wamamye, muri iyi game manutse imipaka, dore umuhungu wabaye nyakamwe, arashaka kuzakora bimwe, ni tayari tukubaka ubumwe. Urabizi ubusanzwe ndishuta, sinitaye kuri abo bashuka, abahungu dukora muzika, mwe mu kigona muri mu mashuka. Ijambo ryawe riganje umutima wanjye, mfite amagambo yabivuga uko mbitekereza. Nkajya gushaka umuntu uzi kogeza umupira uzasimbura ba Axel ba Rugaju, abantu bose. Nyane pe ongera tubwira ati mwebwe mujye mugerageza mushake n'ahandi hantu henshi muri buryo biba bimeze, impano zanyu zizamuka. Niyo mpamvu baje basura kugira ngo nyine tumenye uko bimeze, biba na ngombwa twakwifatanya pe, twibuza tukazamura impano zacu. shaka twifatanya. Ugenda avuga nk'umuyobozi, ariko nubwo ndi umuyobozi ntabwo ari njye utoza. Muri Saimpa buri wese aba afite inshingano ze. Asosiyete nari buze tugiye no kumuha umwanya we arabavugisha, ariko ikintu cya mbere kiri imbere ni ukugerageza gusapotinga talent mbonye. Ntitaye ngo nuko muri Saimpa ariko ngiye mbonye umuntu afite impano, gerageza gutanga icyo mfite. Ntabwo ari ubushobozi burenze tuba dufite, ariko mu bushobozi bwacu bukeya twebwe Saimpa yari ahantu twageze, hari ahantu abantu batumenye kubera nyine talent zacu. Rero namwe dushobora gufatanya cyangwa se mukihuriza hamwe mukaza muri Saimpa ya Sostene, muravugana n'iki kibazo ashaka kubaza kibaze, n'undi wese uza kugira ikibazo akibaze rwose nta kibazo. Umwanya wa Sostene ikigo twari igihe kinini abantu ndaza kubaza kamwe mwaga mwese umuntu bateze kandi n'umwe. Twebwe nyine kwako nyine dufite imana, buri muntu wese yabonye pa arayizana, twifatanya tukayihuza,
cyangwa se tukajya hariya tukareba kuri telefone hanyuma tukareba panye twe twazifata tukaziteranya tugakora no stop tukagenda twese tuzimenya nta tica dufite pe. Mumaze nk'igihe kingana cy'imyitozo? Tumaze nk'amezi nk'atandatu. Kandi na stop yonyine mufite mwanyeretse? Uko nta gihe kinini cyane tumaze. Mukora kangahe mu cyumweru? Twebwe mu cyumweru dukoramo kabiri. Gatatu n'ucyumweru. Stop ukuntu nababonye nyine tumuzi kubyina utakana kabona abonye ni kamwe gusa kuri mwebwe mubura choreography ziri difficult ni choreography zikomeye choreography mubyina ni choreography nyine ziraho zoroheje nizo gushutinga bisanzwe twadukora ko gushutinga rero nta nkunda kuri choreography tugiye twose cyo gushutinga twatubyina tugiye kudushutinga ariko nje byino difficult choreography nyine twebwe twako nyine tukirimo kwiga kubasha nyine nabibonye pe gusa muzi kubyina sinabihakana muzi kubyina n'igihe n'ukuntu mumbwiye mumaze igihe mwitoza abantu mumaze igihe mwitoza kuri mukamuzi ibintu bingana kuri mwanyeretse muzi kubyina ariko sinzi niba yo muri kubyina mwese murebanaho kuko nagiye mbibona nyine tukeshi bamwe dusanga tugihari mwari kudukunda kurushaho ariko nyine mwadutunguye hari abari muri troc bagiye gukora ibintu bya etude mwabibonye bari muri examen abandi baragiye kwishuri nyine n'ukuntu nasigaye ndo kandi nanone stop nari mfite nayo yijugunya kuri telefone ubusinzi bw'ibintu ntabwo turi buze kugira sote barabyinira hehe hari n'undi bari ayahagaruka abantu berekana hehe hano byakunda hano ntiwabyinira cyangwa nawe habyinira noneho dusoza tugenda ntacyo niba ari ibindi yakuturaga icyumwe muvuze cyo kwifatanya na Degem cyangwa se na Sia Empire turaza kwitekerezaho nk'uko mwavugishije Sostene bitekerezaho cyane tukabitekerezaho kuko hari igihe benshi baza mu bintu ugasanga ejo bundi babivuyemo oya ahubwo bakigira mu bintu bakageramo bakigira abantu cyangwa se bakajya bagenda ntabwo bishoboka igira Jackass kuko nanone ntabwo uyu munsi twari dufite amatsinda menshi ugiye no kuri YouTube ushobora kubona ibikorwa byacu ariko hari abantu twagiye tugerageza gusapotinga ahubwo bo bakaza bakumva kuba niba nge wenda kungo kuri kundeba baza wingo nkamusuzuma numva ko nguyu nta kintu yanyigisha ahubwo ngiye nkashaka kugira gute kuba n'ijye umwigisha cyane kandi buryo iyo umuntu akuyoboye uramwumvira sibyo niba ari Sostene ukuyoboye ugomba Sostene mukumvikana nawe ukamwumva nawe akakumva kandi rero ikintu cya mbere no gufatanya kugira ngo ibintu bizamuke ikintu ngiye nkunda kuvuga kijyanye na discipline iyo wataye ikinyabupfura nta bintu wabigeraho twebwe ibintu muri Sia Empire tugerageza ko ari discipline udafite discipline ufite talent nta kintu yamara sibyo kuko murabizi cyane cyane nk'izi mbyino mwebwe mubyina abantu babifata nk'ibirayi sibyo se ariko mu by'ukuri ushobora kuba utari n'ikirayi ariko we gerageza ibyo uri gukora ubikore neza ariko ubu bereke n'iki kinyabupfura abantu bazagenda bamwumva nta kintu bitwaye I don't know how you did it for me, didn't think I could find one. I tried. hano bitegeke barashoboye ikibazo urabona babaza muri mwese muri mujye uri kure mu kangahe segonderi
ibyo ngibyo birananshimishije cyane kuba mwiga. Nari mfite ikibazo ni n'abatuma navuye kwa sose nimba mwiga ariko ni byiza ubwo mwiga. Ikintu rero kijyanye no kuba twakwifatanya cyangwa se muri bashaka ko tubashyira muri Science Empire cyangwa mwaguma muri itsinda n'ubundi ryanyu ukayimuza kudusura bisanzwe nyine tukabatumira. Turashaka ko mwifatanya nawe uko mubyumvara cyangwa umuyobozi wanyu abavugira ashobora kuba ari kuvugira mudashaka umugende mu bitekerezo ntacyo kuko natwe ntabwo twahita tubaha igisubizo aka kanya ngo yego sibyo nta kibazo rwose. Ntabwo Science Empire ikorana n'umuntu utabisha umva niyo mwaguma muri kwanyu mukaza mukadusura cyangwa se twashaka kubatumira nta kiba bitwaye ariko twebwe nyine hari uburyo dukoramo nabona ko tuba dufite na uniform n'ibintu byinshi natwe nta hantu turagera harenze ariko hakeya turimo neza. Rero icyo nababwira rero mugumye courage mu byo mukora n'amasomo mugumye mwitware neza ariko ikintu cya mbere ni discipline kuko impano mufite zo mwazibyaza umusaruro mufite discipline kuko uyu munsi tugana mu murenge baratwiza bati mutegura igitaramo muze mubyine tukajya n'ahandi henshi hagiye hatandukanye aho kubera ikibaho tubonyemo discipline. Rero namwe mugerageze discipline aho ku ishuri mwamuri ako gatsinda kanyu mukaba mufite ukuntu mwebwe mwiyobora cyangwa se mworganiza ibintu byanyu mukakibera abana mubafatire urugero n'abandi mujye mubarebera aho bari. Rero courage Science Empire rero twishimiye guhura namwe na The Game ubwo ni The Game yishimiye guhura namwe kandi tuzavuga dufatanye kuko n'ubundi natwe target yacu no kuzamura impano turimo tukazimenyekanisha n'ahandi. Rero murakoze sinzi niba ari ufite ikibazo mbere yuko twasoza. Ikibazo ni ukuvuga ngo mbere yo kuza aha ngaha n'uburyo twari twanze tuvuga ati reka turebe uburyo twagenda hari Musambira wenda tugize n'amahirwe twahura nabo byaba ari byo. Bavuga ati nitugerayo tuzababaza nyine nimba twakwifatanya bakatubwira nyine igisubizo nyine nimba ari yego cyangwa hoya. Twashakaga kwifatanya birashoboka ariko ntabwo nahita ngusubiza aka kanya ngo yego sibyo kuko ndi no kureba muri bamwe ntabwo bari kubyumva. Bamwe uri kuba ati twajoyininga bamwe hari abatari batera ntabwo babibonera hari abantu bagishidikanyaho manzi mwicira mu biganiro nta kibazo uriya musore wamubonye reka ntabwo ashobora kuba nyine ari ibintu atari kumva ufite n'ikibazo wabaza ariko naza niba hari ikibazo ufite. Nta kibazo nyine kuri ubu tuzabanza tubivugeho. Mwaye twese ko nta kibazo mwadusuye iyo tuba twaje kubirebera aho wakati bano batipe rero bashaka kutubara mu ibintu byinshi cyangwa bashaka kutubyamo ibintu byinshi ntawamenya ariko tuza nuko mwizanye nta kibazo rwose dushobora kubiganiraho cyangwa se mukaguma mumeze na gutyo tugasurana. Bibaye bya wa mukobwa ati nzabitekerezaho ubwo ngubwo. Yes tuzabitekerezaho natwe kandi namwe kugira ngo muze none mufite umwanzuro sibyo ntacyo bitwara rwose kandi ikintu kinshimishije ni uko ibintu mubikunze ibintu mubikunze mugaturuka. None se ikibazo ngiye mfite mukora ryari na ryari undi muri ino minsi sose mwaba mukora gute kuko ubundi twakoraga ku cyumweru gusa twebwe bitewe n'amasomo uyu munsi abenshi bari kwitegura examen nationale ariko twebwe ubundi twakoraga buri cyumweru gusa iyo batari kubyina tuba turimo dukora n'ibindi. Abanyamakuru nk'ubu bagiye kugenda muri studio bakora inkuru bisanzwe ariko nk'amakirebo muri ino minsi bakoraga nyine ariko wenda bari kuboneka wenda nko mu kiruhuko cyose Tukaba dukora na recording no choreography azimwereza akaziga nawe akanyuze sabona ko muri gukorana. Rero gusa imwe ngere mushaka kuza kuvugana natwe muzatubona kuko angana mu rugo anga turahura yese hari n'abandi benshi ngo tuvuze ngo tugiye gutegura show ya Science Empire bitemo tubona turi benshi kuko nyine umuryango mugari umuryango mugari dufatanye. Rero nimushaka ko tubona na muzatubona nta kindi kibazo.
ndifurije umugisha w'Imana mu byo muri gukora byose talent zanyu zizazamuka. Kandi sose nawe wakoze kuzana abashyitsi nubwo tutari tubizi ariko wakoze kubazana buriya no kumenyana n'abantu wenda mu buje ibintu bari sawa. Thanks. Sawa.